Hari ukuri abantu benshi batumva neza, ntushobora guhata umuntu kuwukunda ariko nanone ushobora gukora ibintu bituma umutima we uguhitamo. Hari abasore biri inyuma y'abakobwa babashaka cyane, ariko nanone hari abandi bakobwa biri inyuma y'abasore babatekerezaho buri gihe. Itandukaniro si amahirwe, ni uburyo bitwara. Uyu munsi ngiye kukwereka uko wakora umukobwa akakwirukaho akagusarira nta gishika. Ikintu cya mbere, jya ugira agaciro, values. Niba ushaka ko umuntu akwitaho ugomba kuba ufite agaciro mu maso ye. Agaciro kawe kagaragaza uko witwaramo, uko wivugaho, n'uko ubona ubuzima bwawe cyangwa se uko witwara mu buzima bwawe. Iyo ugaragara nk'uyubashye, ufite gahunda, uboneka bitoroshye, bituma agerageza kukwirukaho cyane. Muri Bibiliya handitse ngo umuntu wiyubashye azubahirizwa. Imigani 22:1. Naho ikintu cya kabiri, ntukabe disipurete. Iyo uri umwandikira buri kanya umushaka buri gihe uba ugaragara nk'umukeneye cyane. Ahubwo jya uba ubuzima bwawe, ugire ibyo uhugiyemo, ntukabe uwo guhora uboneka, bituma agutekerezaho. Muri Bibiliya handitse ngo uwifata arusha uwigarurira imijyi. Imigani 16:32. Kane, jya usiga icyo azatekerezaho. Ntukavuge byose icyarimwe, jya uvuga bike ariko bifite ireme. Usige amatsiko, bituma agutekerezaho igihe kinini cyane. Muri Bibiliya handitse ngo umenya kwifata mu magambo ni umunyabwenge. Imigani 17:27. Kane, jya usiga icyo azatekerezaho. Ntukavuge byose icyarimwe, jya uvuga bike ariko bifite ireme. Usige amatsiko, bituma agutekerezaho igihe kinini cyane. Muri Bibiliya handitse ngo umenya kwifata mu magambo ni umunyabwenge. Imigani 17:27. Naho gatanu, jya wumva kuruta kuvuga. Kumva umuntu bituma akwegera. Iyo umuha umwanya utamuca mu ijambo, wita ku byo avuga, yumva akwisanzuyeho. Muri Bibiliya handitse ngo umuntu wese yihutire kumva atinde kuvuga. Yobu 1:19. Naho gatandatu, jya uba umuntu ufite confidence. Confidence ni ingenzi cyane. Jya uvuga wizeye, ukora ufite icyizere, utishidikanyaho. Ibi bituma agukunda bucece. Muri Bibiliya handitse ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Yesaya 41:10. Naho ikintu cya karindwi, jya ugira icyerekezo. Umukobwa ashaka umuntu uzi aho ajya. Iyo ufite intego, ufite gahunda, uzi icyo ashaka mu buzima bwawe, bituma akubona nk'umuntu w'ingenzi. Muri Bibiliya handitse ngo abatagira icyerekezo barayoba. Imigani 29:18. Naho umunani, ntumwirukeho ahubwo mureke akwirukeho. Iki nicyo gikomeye kurusha ibindi byose. Umuha umwanya, utamwihutira, ntumushyireho igitutu, atangira kukwegerera ubwe. Muri Bibiliya handitse ngo igihe cyose gifite umwanya wacyo. Umubwiriza 3:1. Isomo ry'ingenzi, ntukihutire urukundo. Wowe umuntu ufite agaciro, icyizere, icyerekezo, urukundo ubwarwo ruzizana. Niba ushaka gukundwa by'ukuri no kugira influence ku mutima w'umukobwa, tangira gushyira mu bikorwa ibi bintu. Andika igitekerezo cyawe hasi muri comment, ukande subscribe niba ushaka content iguhindura.